Scovia ntiyize pe yize ubyemere Scovia ninjisha yagiye yumvikana amagambo y'ubwishongozi agaya bamwe ko batize avuga yuko umuntu utarize ntacyo abatekereza nta bwenge abazi ndetse arinjije. Scovia ntiyize pe yize ubyemere Scovia ninjisha yisabaga binjiji yisabagora injiji mbese nta numwe yagarukiyeho yiyisa amazina menshi cyane agaragaza ko ari ushobora kubazi kuvuga mu Rwanda. Badman, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong, yes I'm the King Kong. Yiyise umwami wa street, yiyise amazina menshi cyane ariko gusa bamwe tumuzi nka super manager. Nawe se umuntu utinyuka akita umuyobozi w'itangazamakuru mu Rwanda uhagarariye RMC mu Rwanda uti ninjiji ntago yize nawe mvibi? Ese uyu muntu kafite igitinyiro kibi byose yagiye abikora bikarangira uko? Ese uyu muntu ni muntu ki? Naho utabyibaza reka turamburane igitabo cy'amateka avuga ko uyu mugabo turebe uyu mugabo super manager ni muntu ki. Mwene Gakumba nge wumva nitwa Smart Maker, yumva ni Smart Maker TV show. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Gakumba Patrick, yavukiye Karagwe ahitwa Cyampesha mu gihugu cya Tanzania, yavutse mu mwaka w'1984. Gakumba Patrick wamamaye cyane nka super manager yavutse barimo bagisha inka mu gihe cy'impeshyi ni mu kwezi kwa karindwi ndetse no kwa munani, aho ubwatsi buba bwarabuze aho aborozi bororera, maze bagafata inka bakimukana bakajyana nazo aho ubwatsi busigaye, nyuma imvura yagwa bakazigarura. Icyo gihe rero ubwo bagishaga inka ni icyo gihe mama we yafashwe n'ibise amubyarira mu ishyamba munsi y'igiti cy'umuvumu mu mbeho nyinshi cyane, bitewe n'uko ababyeyi be batari barize, maze na mama we agapfa Gakumba akiri muto cyane. Papa we yaragenekereje maze abwira super manager ko yavutse mu mwaka w'1984. Gusa Gakumba cyumva ibi ntabwo yabihaye agaciro kuko ngo ntabwo yizereraga muri se kuko satize. Mu gihe super manager we avuga ko igihe yabwiwe na se gishobora kuba ari cyo cyangwa se kikaba atari cyo, ari imbere yaho gato cyangwa se nyuma yaho gato, ntabwo yizerera muri se ibyo yamubwiye. Bikaba byaratumye super manager afata umwanzuro wo kutazigera yizihiza isabukuru y'amavuko na rimwe, ngo kuko atazi igihe cya nyacyo yavukiye, kubera ko ngo papa we ntabwo yize ibyo yamubwiye ntago ashobora kwemera ko ari byo. Mu kwezi kwa 10 umwaka w'1990 ngo nibwo baje mu Rwanda maze batura Kibungo, ariko nyuma ngo baje kwimuka bajya gutura mu Mutara iwabo w'inka. Ku bijyanye n'amashuri, super manager yatangiriye mu Rwanda icyiciro cy'amashuri abanza ku kigo cya primaire ya Rukira Ikibungo, maze aza gukomereza kuri Aspeki Secondary School Ikibungo nyine. Amaze gusoza amashuri yisumbuye ngo yashatse guhita yinjira mu by'umupira w'amaguru, ariko papa we amubera ibamba abyamaganira kuri amutera utwatsi. Yaragize ati ndibukaho nigaga Ikibungo nyine kuri Aspeki, twigeze dukina n'ikigo cya St Aloys cy'Irwamagana. Icyo gihe nakinaga kuri 4, twaje kubona kufura maze abo twakinanaga bemeza ko ari vitera. Iyi kufura narayiteye maze ijyamo, bose biterera hejuru baransingiza. Nyuma umukuru wayoboraga ingabo aho ngaho Kibungo nyine muri Kibungo yitwaga General Dan Gapfizi, ndabyibuka yakoze mu mufuka akuramo inoti z'ibihumbi 50, maze umupira urangiye arayampa aranshimira ambwira ko nateye kufura nziza cyane, arenzaho amagambo yandemye umutima. Yaragize ati sha wateye kufura nziza nzagutwara muri APRFC. Super manager yatahanye ibyishimo by'indenga kamere, maze super ageze mu rugo yabwiye se ibyayo magambo meza Dan Gapfizi yari yamubwiye, maze se n'ubundi abyamaganira kure kuko ngo yatekerezaga ko ibi by'imipira ari iby'abana b'ibirara. Akimara kumva ayo magambo, se wa super manager yahise agira vuba na bwangu niko kumushakira ikigo akomezamo kwiga, maze Gakumba ajya gukomereza kaminuza muri Tanzania muri kaminuza nkuru ya Dar es Salaam aho yigaga ubwarimu. Yaje gusoza kaminuza yabaye umwarimu mu ishuri rimwe ryabo muri Tanzania, aza no kuba headmaster kuri Eden English Modern School aho nyine muri Tanzania. Bimwe mu byo super manager ashimira se umubyara, ubu akaba yaramaze no kwitaba Imana ku myaka yiwe 93 yose. Imana imutuza heza. Icyambere atazamwibagirirwaho ahora amushimira
n'imbaraga yashyize mu gutuma abana be bose biga, bitewe ngo nuko hari umunsi umwe yigeze abona ingaruka zo kutiga. Aho yari yarahungiye muri 59, uyu muryango wahungiye mu gihugu nyine cy'abaturanyi cy'u Burundi, ahungira yitwa Imishiha. Maze mu mbaga y'abantu bari bahungiye aho, abari abayobozi ba HCR baraje baravuga bati abize bajye mu gice kimwe, abatarizi mujye mu kindi. Papa wa super manager iki gihe ntabwo yari yarize, byahise bituma ajya nyine mu gice cy'abatarize, ariko nyuma yaha byaramubabaje, bimutera agahinda kenshi cyane, maze afata umwanzuro w'uko uzamukomokaho wese agomba kuziga ku kibi no ku cyiza, abigizemo uruhare. Zari inyungu ku bana bazakomoka kuri se, zari inyungu kuri ba super manager n'abavukanyi be. Reka noneho turebere hamwe uko super manager yaje gusezera akazi ko kuba headmaster kuri Eden English Modern School, maze akerekeza mu muziki no kuba manager w'abakinnyi batandukanye n'ibindi byinshi tumuziho. Avuga ko akiga kaminuza we na bagenzi be bashinze itsinda baryita Flashmakers, ryarimo super manager, Darasa dusanzwe tuzi nyine mu bahanzi ba Tanzania, maze bagatumirwa mu birori bito bito, mabaje no gusohora albumu, bose bibumbiye hamwe bayita UVC, University Corner mu magambo arambuye. Barangije kwiga buri wese ngo yahise ajya gushakisha ubuzima, ari nabwo super manager yahise ajya kuba mwarimu nyine, ariko anakomeza kuyandika indirimbo avuga ati amaherezo nzakora umuziki. Muri ibyo bihe nibwo umusore umwe mu bo biganye muri kaminuza wanakiniraga kaminuza nyine, uyu ngo yari azi umupira cyane, yitwaga Thomas Ulimwengu, ngo yaje kwegera super manager niko kumubwira amagambo avuga ati niko super, ko nabonaga uzi kuvuga cyane tukiga, urabizi kawa wageraga tuhateraniye twese twaracecekaga ukavuga ko nkwemera, wambabariye ukaba manager wanjye maze ukanshakira ekipe. Nuko super manager arabyumva, abitekerezaho, atekereje ko yiyizeraga mu kuvuga, abona ko hari icyo agomba gukora. Icyo gihe super manager yafashe urugendo yerekeza mu mujyi wa Tanzania, ajya gushaka abayobozi b'ikipe yitwa Simba yo muri Tanzania nyine, wabyumvise neza ni Simba, maze ababwira ko hari umukinnyi afite uzi umupira cyane, uzi umupira mwinshi. Maze abayobozi baramwumvira, baramubwira bati muzane turebe tumugerageze. Nuko super manager asubirayo ajya kuzana Thomas Ulimwengu. Yaraje maze akinnye babona ararenze, bahise bamusinyisha kontra, maze babaha miliyoni 10 z'amashiringi ya Tanzania. Muri icyo gihe miliyoni 10 z'amashiringi ya Tanzania zavunjaga miliyoni 5 z'amanyarwanda, maze super manager na Thomas Ulimwengu baragabanye, baranganya, umwe atwara miliyoni 2 n'igice, undi atwara miliyoni 2 n'igice. Super manager akibona ayo mafaranga menshi yinjije angana atyo mu buryo butunguranye, mu buryo butanamugoye cyane, yahise yiyemeza kubikora nk'akazi, maze ahita yigira inama yo gushaka uburyo yabyiga maze akabikora kinyamwuga. Super manager yahise yaprayinga yerekeza mu gihugu cy'Ubudage i Berlin kubyiga nyine. Muri icyo gihe abo mu muziki biganjemo abo mu itsinda babanaga batangiye kujya bamuhamagara, barimo uyu muhanzi witwa Darasa wo mu gihugu cya Tanzania, bakamubwira bati ese waradukatiye ko nta ngoma tukibona? Nawe akabasubiza ati mwitonde n'umuziki nzawukora. Akiva i Berlin mu Budage kwiga ibijyanye no kumanaginga abakinnyi, yatangiye kujya aganira n'abakinnyi batandukanye, maze akabereka CV y'uko ari we manager w'umukinnyi Thomas Ulimwengu, maze abakinnyi bagatungurwa cyane, bakagwa mu kantu. Bidateye kabiri yaje gukora deal n'umukinnyi Farouk Mia wo mu gihugu cya Uganda, maze nawe amubera manager. Nyuma y'igihe gito super manager yerekeje Farouk Mia mu gihugu cy'Ububiligi i Buruseli. Icyo gihe haba mu Bugande haba no muri East Africa yose ni super manager wari ubashe gukora ibintu bitangaje. Abagande bose baratangara, baratungurwa, maze super manager atangira kwakura icyubahiro ryo, ari naho izina super manager ryaturutse, kuko ngo akimara kwerekeza Farouk Mia mu gihugu cy'Ububiligi batangiye kujya baganira bati uyu manager aradutunguye, nta wundi muntu wabikoze, asumba abandi bose, ajyanye umukinnyi hanze. Uretse n'abamanager b'Abagande haba no muri East Africa yose nta wigeze akora ibi bintu. Super manager nawe akibyumva atyo atangira kwiyumvamo akanyamuneza no kwiyemera mu buryo butandukanye. Uti ninjye ubikoze sasa, ndi manager urenze,
abantu bose baracecetse bagwa mu kantu. Manager atangira arivuga yivuga ibigwi. Ibinyamakuru mu Bugande, muri Tanzania byose byatangiye kwandika. Tanzania ari impunzi. Ibinyamakuru muri Tanzania byose byaranditse byandika inkuru imwe, biyandika kuri super manager nyine. Ku binyamakuru byose hari umutwe ugira uti uyu jamaa siyo manager pekee, uyu ni super manager. Ngaho izina super manager ryaturutse. Mu gitondo ibinyamakuru bikimara kwandika super manager yari yabaye super manager. Ibinyamakuru byose uretse ibyandika gusa byazindukanye amamikoro biyatunguye umugabo. Izina rirakomera, akomeza kwamamara nyine. Kuva icyo gihe yatangiye gukorana n'abandi bakinnyi benshi barimo umunyarwanda Bashunga Buba yakoranye nawe, maze nyuma yaje gukorana na Jacques Tuyisenge aza no kumwerekeza mu gihugu cya Angola. Akorana na Kagere Meddie amwerekeza muri Simba yo muri Tanzania n'abandi benshi cyane. Super manager aragenda aba super manager. Kuva icyo gihe uyu mugabo yagiye yiyumvamo ko ari umuvugizi w'abandi, uretse kuvugira abakinnyi n'abandi bantu muri rusange. Kuri we atekereza ko nta wundi muntu n'umwe umurusha kuvuga cyangwa se kuvugira abantu. Ese wowe ubibona ute? Ese ko hari abaca inyuma bakavuga ko uyu mugabo adashoboye kuvugira abantu, kadashoboye gutandukanya ibyo kuvuga n'ibyo kutavuga, katazi icyo kuvugira abantu icyo ari cyo, ntazi icyo kuvuga, ntazi icyo kureka? Wowe ubibona ute? Tubwire muri comment. Igitekerezo cyawe tugiha agaciro gakomeye, utubwire uko ubyumva. Uramutse utari wakora subscribe ku isheni wayikora, tugakomeza kubana tukagutamo inkuru zicukumbuye nk'uko dusanzwe tubikora nyine. Wibuke kandi gukanda like niba wanyuzwe n'iki kiganiro. Nawe ubutaha njye wumvaga ndi Smart Maker. Iyi nayo ni Smart Maker TV show.